byose ndi ku giciro cyiza kuri papeteri garuka ushime cyangwa se kuri atoriye garuka ushime ku giciro cyiza cyane. Nakubwira cyagiye naraje ese cyagiye ko wahise wihuta cyagenze bite? cyahise ko nabonaga wibonesha umushyitsi w'imena. Umushyitsi w'imena? Umushyitsi w'imena se ko ari wowe? Aha kagenda nawe ugahita wihuta. Nakubwiye n'akazi nari nakuboneye. Yego disi ashoboze ko nahombye. Narahombye disi. Ariko buriya Neri akantu buriya nari nakugeneye umva akeye. nawe waragakundaga we. Buriya ndatekereje mu bihe bya kera ko twari tubanye iyo bombi byongeye umuhondo umva arayikundaga koko. urakoze cyane. ni ukuri pe. none se ubwo by'akazi wa mugani se nzagaruka ariko nihutaga. Ese nihutaga cyane pe. Ubwo rero niba nagutindira sibyo? Ubwo rero ndumva wambwira ndihuta cyane. kugira ngo si by'akazi ni ibintu byo kuba twakwicara tukaganira. mbese ni ibintu nubwo ngo byatinda byatinda ngo negosiyasiyo ngo gosinya ukambwira uburyo nzageza amasaha nzazira nayo ntagomba kurenza n'amategeko. nuko no kwa mugani byatinda. Reka nkwereke rero reka mengiye sibyo ko n'ubundi bafite gahunda nubwo reka tutaronka cyane tuba dufite ibyo dukora. ubwo rero nzagaruka. nzagaruka nari naje na Amerika ntamubwiye ataza agasanga ndi hano. kandi wakoze kuntekerezaho kumbwira ko ufite akazi. ngo ntabwo uzamerera nka ba bandi. ariko munyurwa akabombo keza gutya nakubwira ko sinihuse yihuse koko ibyariho. ubu wenda yo nitonda nubwo si wari kumbera umugabo. none urugo rwanjye ruranze rubayeho z'iki gihe. amafaranga mfite kweri umugore ajya ntera isereri nifitiye impano yanjye. iyi mizigo maze kwandika najya muri studio vuba aha ngaha mbanze ndepete numve ngiye kurepeta ntasoma numve ko nayifashe. Hello ushobora kuba ufite ubwenge budapimwa kobero nimba wumva bugufitiye umumaro ndagusabye wintesha agaciro ugashobora uzageraho ukumva amayira arimo kugorana kikakubotora tukagaruka muhira uri gukimira nakikakubwira niyakebo kayitwa mukaro sitase kubimorera nari kukwihorera bakagukora ibyo bishakira naginga byishimye. cyo ndumva kakagiye kansoma undi muzigo numve. kuba dufitanye isano ntibyatuma ducana umubano ndacyari muto sinahita ngufatira ibihano. wanavutanze mfate nk'imiranzi ahubwo mfate nk'umukunzi utitaye ku butunzi. ese nyine kaje ni karibu. yewe ese ni wowe Rufayi? salama bimeze bitera? ni sawa iyi minsi myinshi ni karibu cyane wanjye. wahora n'iki umugore sinzi aho yagannye. bimeze bite? ni sawa. uzi urugendo muze? urugendo uzi izuba riri hanze? baba data we imvura yari imaze iminsi igwa. imvura rero iragwa ari byiza. imvura yagenda haza izuba nawe ikaza yerurangiza. urandogoye dore nari ndimo nsubira mu buvanganzo bwanjye. numvaga urabona ko biri ndabwiraga mu dusango. ibibazo byabaye byinshi ariko umutsiga hitwanya gusa ku muziki si bya bindi bya kera wabuze. urabeshya.
imyaka y'ibisore byinshi nubizi umaze iminsi numva ku maradiyo iyo niyo ntabwo ndagira ariko ndashaka kwirengagiza ibyo mfite mu mutwe byose nkabishyira ku ruhande ubundi ngatura umuzigo hasi njye rero ugomba kuzacurangira akarimbo kanjye nkumva ko bivamo bitazabindi bya bindi izina ryawe ni umunsi wazanye umugore uzabwira ahubwo se mwabwira turi ubwanwa ahari ubwana haje ubwana kuko ntacyo bibwira bimeze uravuga se shiti umugore mani naraburiwe kuva kera urabizi ariko waburiye iki gisore cyiza nkawe naraburiwe pe wabuze iki nabuze umukunzi mfite amafaranga mfite iki ariko njye nabuze umuntu twakundana kabisa reka nze nkubwire rero sibyo ngahoze hari umukobwa mwiza wa wundi ukera ngo ujye uza ahangaha kandi namubwiye ko hari umusore w'inshuti yanjye uwo mukobwa uvuze ko wahita umuza nawe njyewe tugakundana gusa nanamubwiye ko nzamuha nimero zawe uretse ko ntamubwiye izina ryawe ukaba utaribaze ko ahubwo uragura rero njyewe nkorera ubwo turumva icyo ushaka icyo ari cyo cyose nzakiguha ahubwo mbwira mpe nimero zawe cyangwa nzamuhamagara azaha noneho muhahurire reka kubera ukuntu tubigenza ahubwo umuha nimero zanjye wowe uzamubwire azaze hano nanjye nze tuhahurire ahantu ubundi ukora ikintu bita umuti akora abari icyuki gusa ni umugore nubwo rwose inka nazigwije ntafite aho nororera byanze bikunze uzamenya inka gusa se kuko sinjye uzawukwereye nawe uzajya njye tega nkwereke icyizere reka mubwiye n'ikindi yambwiye ko akiri umunyeshuri arabura umwaka umwe ngo arangize shobora se karibu nanone reka arakuze bihagije arakuze nawe yambwiraga ko ashaka umugabo njyewe umubwiye yuko njye Rafayi kuko mpari kamubwire amatuga abyaye amavuta abyaye amavuta ni karibu rero iwanjye mami Yes sir. rwose ahangaha abantu ukiza rwose urisanga Mwarimu meze muteze. tumerewe neza dore naramutse ndi kumwe n'umushyitsi ahangaha dore ni nayo mpamvu nsanze mu rugo ntagiye muri za bizinesi zanjye Ari kumwe na Rafael ko duhuye. uriya musore ni inshuti yanjye uriya kuva na kera ahubwo nari naramubuze sinzi nawe ahantu yari yaragiye kurebera imibereho ariko ngo byarakunze niko yaje ambwira Nanjye mbonye ameze neza cyane rwose kuriya rero cyari muto ngo arashaka n'umugore ambwiraga ngo nabigenje te ngo mbone umugore mwiza nk'uriya wanjye None wanjye nawe reka namubwiye nurageze igisigaye ahubwo ntuzongeye kubona ko umugore wanjye ari mwiza wafushe ikintu nka kiriya ntabwo wakikurira wafushe se ahubwo mubwiye ko nzamurangira nzamurangira ariko ntazongere kureba ibyoroshye umugore wawe uvuga ni ugutandukana none se ya nama nakugiriye byagenze ya nama rero ntera intambwe imwe ngimbere ngatera indi ijya inyuma nzatanyuka singira naho ubundi rwose wa mubyeyi we buriya nzagushimira nimbona gahunda bigenze neza rwose uzamuganirize umubwize ukuri umubwire uko bimeze niba ataragucishijemo ijisho ariko ngo amenye ibyo ari byo reka dogiteri wabikubwiye ko bigomba kubaho gutyo ubwo nabishima nyine muzagumana nk'umuntu kwihanganira ntaba ashaka amafaranga azagumaho ntaba ashaka abagabo azagenda wa mubyeyi we ko mbika ibanga mbitse umwaka urenga neza nayishyize mu nda ndarimira buri munsi ati se ko bitagenze gutya dore uza ahantu niriwe umunaniro umugongo ariko ubu abana atakibyemera neza ese ntibazamugushakana bakajya kuzanira abana mu rugo ibyo ntibishoboka nubwo abambwira nabi cyangwa nyuko inabi arankunda namufashe amaraso yego disi namufashe amaraso rwose uko byagenda kose ntabaza ngo amubwire amagambo ngayo namubwiye yego ubwo rero ni uko uzabigenza ese ubundi ari hehe yewe uyu munsi nabonye atiriwe inahangaha sinzi ahantu yiriwe ariko ayibuze uriya afite agahinda nawe byamubereye amayobera buriya rero
iriya nama wangiriye nasanze ari inyamibwa ariko ni ukuyitondera umugore mfite hariya ni isasu ni ukumutwaza gake nkazabimubwira buhoro buhoro mbese nkabanza nkamutegura mu mutima neza nkamwozamo umunaba bafite ntabwo nahita mbivuga aka kanya nibyo rwose uzamwitondere ubone kubimusobanurira niko bimeze rwose kuko yahita kotsa noneho ubivugiye rimwe ni ukumugenza gakeya byari bimeze nko guterura igisasu ukagikubita hasi kubera ko buriya nawe wakoze amakosa se nanjye ko ari ishyano rya nyantango ryangwirije ariko rero nawe wamukoreye ibidakorwa wa mubyeyi we nta kuri nawe kubigenza uyu munsi wari mwiza iyo mbonye abashyitsi barenga 2 ku munsi rwose mu mutima mba numva nkeye ariko rero ya mukecuru angira inama ariko hari ikintu mba ntekereza ubu njyewe nari nigira inama yo kureka byose nkajya mu muziki ariko se umuziki uzatuma mbona amahoro reka nzajye mu bapfumu se niturire y'akabari se ariko wapi ubu ngiye kuzakora forumire y'uburyo ki amafaranga mfite yampa ibyishimo ariko se bizakunda sinzi ariko oya ibiyobyabwenge wapi abapfumu se ko bavuga ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu aho nanjye utwanjye ntitwaba tugiye kuhayoyokera kandi naratubonye tumva kugera aho ngende iyo mu mahanga nkarinda mpaburira n'igitsina ndi ku muhigo ibyanjye ndumva imbwa zabirwaniye Mr. Bro, meze neza kabisa na hantu wandusha isantere muri aka gakaritsiye buriya nureba ejo bundi mama cyagiye adusanga twicaye hahandi yaraje kutubaza amafaranga ariko naramujijishije bigenda nka nyomberi ariko neza nawe nuko wayibye nayibye ute umuntu amafaranga biba ari ukuyiba ariko mama nawe rwose harara ku bintu byose burya umuntu akiranuka ku bintu byose imba ari ikintu cyose buri imba buriya siyamukoropera akamubwira ngo azamuhe imba ari 2,000 amuhamo 500 kuko ugenda cyabyibuka n'iyo minsi yamuhaye angahera arangije agarutse amuha 100 sintinya kubivuga ngo nuko ari mama nushaka kubimubwira arutse amasenkana ngo umuntu w'umugabo yamuhaye amafaranga ubwo abatekereza si uko wapfobye umuntu w'umugabo ibyo tubyihorera ubundi se ko nshimye wamwibye amafaranga 2,000 umushinga twashinze ntabwo uzandya wa umupapa nakurya ziki burya rero kugira ngo uzajya kurya umuntu akantu burya natwe ntabwo tubarita nisada tuba twaramize ubungubu rero nane uzane ibintu by'ubugoryi nguje kungira iki nyine ubwo uzakomaho ariko kugura umushiki ntabwo nabikora kuri umushiki wanjye urumva we ntabikora utari ntacyo nakora ariko njye ntabyo nakora keretse wowe wenda ubyihorera nyine niba utabikora ariko mwana buriya ureba mu rugo buriya ngewe mbonye na miliyoni nge buriya nayimuha ikiba kikababaza bakanyirukana ngewe namusanga ngewe yanga kumwishyura icyo ni icyambere ngewe ikintu kimbabaza no kuntu amuha 500 ariko uriya mukecuru wahara hakurya amwira icyo kwiye yamuhaye n'agashati none ejo ndamukubisa agatelefone yewe ariko umunyurwa ejo yaranze ngo wamusanga umwana w'umuntu wamwizera ushobora kumusanga wamuhaye iyo miliyoni agahita aguta nawe akigendera wabigenza ute
nabigenza ute so ubundi nabigenza gute kandi narose rati none se antaye ubwo ngiye nabankoreye Imana ubwo wenyine ubwo sinzi ibyiwe nyine ubwo nawe urabyumva ko ngiye rwose nagabanyarwa ibyene yabikora rwose kuri twabye yakora rwose turabatafu nabibyene gusa yabikora biturikije reka nabyo yakora byihorere nyine ejondi twateye ikiganiro bari bamaye ngo wa mukecuru yamuha agatelefone namubwira reka turebe agatelefoni kawe katameneka kavuta kawe gakanda cyane wagira abasani ndabyibuka aragafata kuno reka dukanda turebe reka wapi reka namubyango reka dukande wenda akanyenyera urwego wenda dukande reka utakamena utaka urumva wanjye nicyo njyamo yagira ububwa burya nawe burya ariko wenda tuzafatanye tuzohore twadutungo tugufiya nka twadukwa ko nzanamutera injuga ngiye nzamutera injuga tuzorore n'inkwavu nitwongeye tworore n'inkoko natabyemera nzamenya ko nge rwose ndabyemera natabyemera ko ngiye tuzorora inkoko n'inkwavu nzamenya ko nta bwenge ngira ndabirahimbira Imana kadutegereze reka ngewe ngiye guhiga umuntu uzanyubakira ibibuti anyubakira n'icyaro cy'inkoko cyasukura mama bibabina baje azabingura se cyazabinza yewe we ubwenge bwe bufite ahubwo se wowe urimo kumbaza ngo iby'isantere ngwino ahubwo hano tubanze tumenyane ubundi tubone umeze uteze neza nk'intari amakuru ni meza ni meza nta kibazo wowe ni ubwa mbere ugeze muri quartier hari ndabona amaso araye birumvikana umva nkorera mu Muyanza muri kampani y'Urusenda mu Muyanza usiko mpibutse aho uziko urusenda rurakomeza rukamanuka rukagera hahandi bita mu Gitenga se nawe ujye uhagera aho ndahazi cyane umva ndahahora ntago birumvikana meruka waranahinze n'ibintu bya tangawizi ibyo bintu nawe wigeze ubibona cyangwa byigeze byera byareze mbese urumva abantu baho abari muri izo kampani bamwe na bamwe baba bagenda batanga none se wakabaye uri muri kazi rero none se kuki urina urumva ndi no mu buryo bwo kugira ngo mbwire nyine menyekanisha abantu ndebe ukuntu twabona isoko ry'urusenda isoko ry'urusenda noneho ubwo mwarahinze byumvikane ko n'urusenda urwo rweze rwareze cyane kabisa biri mu kazi biri mu kazi you are so fine none se rero byumvikana ugenzwa n'ibintu byumvikana pe rero kugira ngo ngufashe urumva ari uko twamenyana byimbitse nyine ukambwira n'izina ryawe nimero hafi aho urumva nahita mbasha guhita nkubwira nyine twibwira tuzagenda tumenyana muri ino minsi urugo horoze tujya dufatira bore tuzamenyana uraje umbwira ngo naguhe nimero za ngo namba ya telefone uyu mwanya se oya gake buhoro nyine ubwo nyine reka mbyemere nta kundi mwese ubwo bisaba kugira ngo ubone iyo ubonye isoko bisaba iki iyo ubonye isoko ubaha namba ubundi bakazaguhamagara kugira ngo nabo bazaze barebe uko ibintu bimeze bisaba inyandiko nta by'inyandiko ubwo ni ukuvuga ngo ni rwa rusenda rurerure rw'umutuku muhinga ni rw'umutuku ubwo reka mubwire nijya mushya ariko wenda nagusangiza dukeya mu makuru abiri inaha sibyo hari umukecuru turi inshuti ndamukunda cyane wowe naho ngaho hari igihe wenda uzamubona nawe turi kumwe mufana iki ni inshuti yanjye bisanzwe gusa ibyo nkorera wagira ngo ni mama pe cyane twari wambaye neza uyu munsi nyine nta birenze nuko duhora cyangwa tubihoraho kabisa nuko ufite akazi keza nyine niyo mpamvu ese ushaka kwinjiramo mujyane gake nyine uzambwira ko rero wahoze umbwira ngo tumenyane bireba nyine wari wambaye neza nawe ariko
ufashe n'agapantaro tu ariko noneho ibi bikweto wambaye iki kinyusi kabisa ntabwo kibereye umusore nkawe. Ese bitwaye iki? Urabona hari ikibazo bifite tu iki kinyusi yego ntabwo nkuzi ariko ngiye nkurikije ukuntu kumbwira ngo tumenyane njye ntabwo namenyane n'umuntu wawe sigo bibi ni ibyo. iyi nkweto yawe wa mugani ndereranyije ntabwo imeze nk'iyi yanjye kabisa. Nibura niyo wantiza utwo dushumi gusa nkajya nkiga n'utwaye mu ntoki so fine kabisa. Ntabwo byavamo ntabwo byavamo kabisa. nawe urabona nyine mba nishyize nanjye ku byangu usibye ko ari business runaka najemo akurumva nanjye wabona foroje kabisa. Ariko turahuye hari n'inge duhuye ndakeka n'inge duhuye bwa mbere kuva ugeze aha ngaha. Ndumva ari wowe nyine twaba tuganiyeho uhagije ahubwo wowe nase uhubwo urabura iki umusore mani ubwo nanjye wakagombye kumbwira ubu mpamvu cyakagombye wambara iki kinyusi. Ega urabizi amafaranga yarabuze sibyo? Icyo ni kimwe. Cya kabiri kandi inkweto z'abahungu urabizi ko zihenze sibyo se? Zirahenze ahubwo rero kugira ngo mbigereho sibyo, but I will try to help you in this action kugira ngo mbone amafaranga. Ubuzima bwanjye wanjye nubwo burimo kugenda nabi, igihe runaka ndabizi suhereye kuko kutazi kutigira hafi yanjye ngo nkubone. Umuntu wambwiye ko yabaye ahantu twari dutuye gusa ntakuzi ko sinizeye neza niba uzaza vuba cyangwa niba ari kera, ariko se bizasaba ko rwose njya mu biyobyabwenge kugira ngo njye nibagiza ibyo mpura nabyo? Oya, ntabwo ari ngombwa. uzabanguke rwose. Byamaze kuba byinshi umukozi nawe ukajya ubyitaho. Warakoze unagize neza nzajya wishima. Twavuga mwana we tawe ugomba guhora witunganya ukeneye rero yambaye kugwirwaho n'imiserebanya. Mwiriwe muraba musaza bravo urimo urakora isuku se? Yego yesashimwe ndazi yewe ni karibu wanjye disi isuku ni ukwaga isuku ejo twese weekend twatangiye turyoshye shyika ariko bikeye amakuruzi mukuru ni meza rega bucya ni ngombwa. Imana yabigenjeje neza se? Imana yabikoze neza, tugomba gukoresha igihe Imana yaduhaye. Ko yatahirije imuhambirira babirinde icyo bakundira abantu dusenga abanyamasengesho rwose nimujya mu byo yavuze biraba, yategeka bigakomera. Amina amina. Nandi ukubazanya umwanya muri aho turaho ni amahoro namwe se? Natwe turaho. Izo ngende cyane ndavuga ngo reka nze ngurebe ubwo ari muri weekend buri murugo. Weekend twenda kwitangira tuba duhari cyane ngiye kumaho mu Rwanda gukora n'aya masuku akaza bameze neza. Nanjye rero nibwo nicaye ngatekereza ntiwajya gusura Josepha tukaganire gasimba nanaguheruka akazi ko kaba karantwaye mu minsi y'imibyizi nyine buri wese abanyura mu bye. Twararaho se?
n'abana bameze neza nanjye iwanjye arabe yego umuntu wese no guhamagara umwana igihe ugura n'amayinite ewe agazajya gushira utibutse guhamagara umuntu kubera kubana mu mirimo myinshi hari za pake zateye no zigira igihe zirangirira ukagura rimwe ugashiduka yego komana epfo iyo ngiyo muraba turaba muri karitsiye mbese muraturusha iki akazuba kari kuva hari amaze iminsi hagwa imvura akazuba kari kuva k'iminsi mikuru ndakubaza icyo muturusha ukavuga izuba ribigwaho na bose iyo umbwira icyo kurya cyangwa icyo kunywa nyine imyaka irahinze ntabwo ireba nanahaha wa wese ko ari byo abanyarwanda rero mwanzitse rwose nubwo ntikurusha iki izuba hano bari hasanga ndetse ko ari byo mbona ibindi ntibireba ubwo si cyo urakiturusha yenda naba mbibarusha waruzi ko imvura ishobora kugwa kandi ntihabwe aha igihe aba ari kureda rero nibyo nakubwiraga nagiye kumva numva telefone irasona ntibasoma mpanza no kugira ngo ni wowe ndoye nsanga ni wa mwana w'umukire wo muri karitsiye yacu witwa Jeanette uramuzi ndamuzi mwese kuva hanze ndanibuka urya rero muri ino minsi yashatse umugore ariko natunguwe nuko yampamagaye ambwira ngo arankeneye ubwo ndagenda arambwira urabizi ko nkunda kugira abantu inama arambwira ati rwose mfite ibibazo mfite umugore narashatse ariko ubu ngubu tumeranye nabi ndavuga nti se kubera iki mumeranye nabi arambwira ati rwose atari avuga ngo simuganiriza ngo simuhake yuko bikwiriye ndamubwira se ko yagira ngo umuheke yagute arambwira ati nanjye simbizi rwose ngira inama ndamubwira ngo uzamuganirize umubaze icyo akeneye noneho numubaze icyo akeneye nawe uzamenya igitekerezo ntabwo uransetsa umugabo se nyine utaguha keya utakuganiriza yazigendeye ese uwo ni wo muti ese ntubaze ugeze mu rugo uri umugeni n'umusore muri kumwe ntakwitaye rwose ntabwo afite abandi wazambwira akigendera ese yaba afite abandi kandi bakiri abageni niyo gituma atamuganiriza se cyangwa yenda aramuganiriza nuko tutaba tubiza atanyuma ari njye nahita nigendera umugabo nk'uwo se utakwitaho nyine wa mugani we bakuganirize ariko se ubwamuganiriza gute niba barya bakaryama akaba muhake yisanzwe ubwo ikindi yamuganiriza ni igiki koko bakaryama se ntavuge se baryama nk'ibiti ntibavuge nibyo renge binyobera ubwo se batavuze umva rero utahita wigendera nyine nanjye naramubwiye ngo azamubaze igitekerezo cye uko yumva yamuganiriza n'ibiganiro bagirana noneho abone uburyo azajya abimuha niyumva atabishoboye ubwo ngubwo nawe azahitamo kimwe ubwo ntirubananiye hakiri kare hari umwana bafitanye ariko si ngo z'iki gihe bizagenda biteguye ingo z'iki gihe ziba zubakiye hari ku musenyi ziraregetse abo bantu ni abakire amafaranga mbona ariko baracuruza bikagenda amazu barubatse ni iki gituma ibyo byishimo batabigira hagati yabo buriya hari baba batabwizanye ukuri birashoboka ko harimo umwabo ucenga undi rero ntabwo namara kabiri niho haba hari ibintu bya mirenge ariko rero haba harimo n'abagore bashaka gushyagirirwa ubuvuze kuvuga iki bashaka guhora umeze nk'aho ubatereta kandi ubugeni barabuvuyemo haba hari n'ibindi byitaweho agashaka ko uhora umufata nka maraya aba ngaba rero hari igihe baba baravuye mu buraya wa mugani wabo ubwo rero uzagenda haguza abahuze we bazabahujije bakakubwiza ukuri ko ntabwo babikubwiye bakwizeye nyine nanjye igisubizo umuhungu azampa nicyo nzafata nanjye mbahuze yenda mbabaze icyo batumvikanaho noneho mbahuze n'ibyangombwa umwe natishimira ibindi ko bazabigenza ngo sinjye icyo nakorahora ntacyo wabikoraho rwose kubivuga arimo kukubona mama wanjye ntabwo bihagije rwose uzambabarire ntuzatinde kuko nutinda ibitekerezo byanjye bizahinduka sinshaka kubaho nabi sinshaka kujya mu
kuyavuga siko kuyamara, ariko mama rwose ahantu uri hose nizere ko ukiriho, uzaza ndabizi. Numara kuhagera hari benshi nzagushimira, ariko hari n'abandi nzakugayira. Rwose ibyo bintu uzabimfashemo. Hagenda kubwira ngo nzinjirire umugore umugore nzamwinjira muri senza abarwaniye ajya kuza simbizi ntabwo bigeze bankoma. Uhagora kubwire ugenda ubwira uwo mugabo nimba uhagora akitwara gutyo atandukanye nk'ubusinzi bw'umutiza umugore ubwo se urarwara n'icyundi. Subwo iyo niyo nama reka ngende tumenye habiri, reka ngende ntacyo. Mbega Josepha nari nzi ko yamfasha tukagira inama bari abantu bakubaka urugo rukomeye, yego ko abantu ntago bumva ibintu kimwe.